Taburiwe neza. Yego ye, nyobeye cyabaye se. Umutse habayire ibyo wa mwana we. Nafasha kwitemberesha. Ejo ndabona agiye kuvumba. Ugiye se kare ko tutatemberaga. Turabona agiye kwagiye gukina umupira. Ukina umupira hehe kare kanga ukina umupira wa cyana. Papa ngiye babise. Abaye bise ko mu Rwanda nabise bamuzi ko bapfa. Barambwiye ngiye gucyura inyama ku musigire. Inyama ku musigire. Inyama ntabwo uzi ko zahinze baze kabishyiramo batangira ubuntu. Nta kintu wumvamo se. Usigaye batanga n'ihene. Ihene yose se. Wowe mwisilamu se ugiye mwana. Haramukaramba. Mukaramba. Yarakubwiye ngo ugufata ihene. Madetaye zaho neza. Ubwo urama n'umufuka ndi buyizana. Umufuka. Abisilamu se bazishira mu mufuka inyama. Nirizana mu mufuka. Wamwara ko bikaze. Papa nyene nango wamagarika kujya gutora inyama ku musigiti. Ndajyana n'indobo. Wajyanye n'umufuka se. Wamwara uwanje kabisa. Wakajyanye indobo n'umufuka. Kuko abisilamu ndabazi. Ajya guhiza manyeya. Gaca n'ahandi kundi musigiti. N'umusigiti umwe uzajyaho. Ego ni musigiti myinshi ko ndahagera hose ra. Ukisha. Je bayita isufu. Iri n'izina mbese n'ihimbo y'uburoko nishiza ku ruhande. Ariko papa ngiye ntumurikire kuko ari umurokore. Kandi umubwiye ko n'isi isufu aka kanya nyine. Nagende mu idini rya Islam warandebaga nakubwira ukanga. Umutsi igiye kwita mindura ahubwo se tugende hubwo. Kandi njye nsigaye nitwa Abuba. Papa ujya hayo nawe ndajya hanje. Sawa sha. Urabona nayidi ndayigiza. Halo. Assalamu alaikum. Asekura kubye kira idi mu rugi hari kutangira wo ngereza iri. Niba banko rwose banko. Madame ndano mubwire ndano. Kuna kubye ngo umuceri uteke warawutetse neza. Ugabo mwiza n'ubisiki bawe twiteka neza. Okay ndabizi kuzi kuyiteka ariko hano hagiye kuza abantu nizere ko itetse neza tukabakira neza. Okay kananze ndigura ibintu neza tubona aho tubakira. Okay wewe ngiye bitegure neza. Wewe bitegure fresh ngiye kamije gufata kara hanze. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bita umwana uri gushaka iki? Simutere hambwe nzaza kurya ipira w'urura. Urarya hano nkande wowe mu Islam. Yego sindi ariko yarambwe nza kurya. Ni hehe wabonye muri jya mu nama? Kanje mu nzu darabuka tsanga atarayikubwiye ukaza ubeshya hano. Uraho ufite ibibazo. Ubu birete nderiye we. Kabashere basa. Ori, assalamu alaikum. Alaikum salam. Nje gufata wa mceri ko nabonye shewe wanyu yarakaye. Aha, yahamagaye abantu nk'ijana ariko habuze n'umuzi. Aha ndi umuceri wose ari wa ikajye kuzana n'inde. Asukaba ntabwo wamuzana akajya kuri uwo muceri. Je banyita sumuto wowe bakwita nde? Ngiye banyita buduru. Sora wavuze ngo witwa Yusufu. Isufu niryo nitwa mu rugo wa mwana we n'iki kibazo niryo nitwa. Aha, ibyo byo birahari. Aho basaba mugabo ko muri iryo kote wambaye riri kunuka ryo risobanishe. Nawe nta kibazo umwana. Sibyo navuze abika mu miceri. Ejo bundi naremeshe nsanga amaho harimo ibirayi. Kanse byo nuka ese wemba mahera se. Wemba mahera nta kibazo mu mutima mwiza kabisa. Ibyo byose siza n'urama. Tabwo ntaza ngo naza nako nkwa wari iki ninjoro. Subirira muri toilette. Shikira kabanga. Nango nagwishira ibanga ibyo byose ndabivuga. Ubivuga sura rya gute wagihonye. Ukunda kuriza kuri mutamuzwe kuri bitani base umuceri gusa. Wari kuri ku kwezi kose. Ego we ndabyibutse. Ukomera. Umuceri ugize ngo umuntu se yakicara no muze niyo yakicara hanze kuri aho turira hose nawe. Aha, ni karibu mwakije. Karibu kabisa. Ni karibu ariko ntabwo ari karabaturike. Wiriwe neza. Niriwe ariko sinirirwanye nawe ariko afu salama wiriwe neza.
uzavumba ugeze ryari wa mwana we n'umwana wawe muzava mugeze ryari twegeka shehe rero njye si dishehe kuba ndi umwisilamu ntabwo abinyita shehe nawe shehe twagwita abandi amazina yanjye bayita Abdul Karim sinzi impamvu n'izina ryanjye warifashe barambi rero Abdul Karim ngiye n'umwana wanjye twatuje kwifatanya namwe mu muhango wanyu umuhango hano n'abakobwa tugira ngo barajya mu mihango umwana wanjye uyu Abdul muramenyana oya biye byiza nkagara hano kuba ndabuduru ariko mwafata inzira mutanga umwana wanjye se kumusunika nk'ihene biye byiza mwabihene ku musigiti batanze nabwo sinzi impamvu we tamubazi bite kujya ku musigiti wambwira ngo bari kubaga amahane ukarinda kunzana kuri uyu mugabo rero kubwo ngo ntumurikira bundi numuciye amahirwe iyo ubimbwira se kari kwano rero ayo magambo arajya kuvuganira iwanyu sinzi impamvu uri kuvugana ku rugo rwanjye watse tukageze iyi kuri mwe ndahita ngenda ariko batetse hano ndavuga bahaye makuru ko batetse basi sahani n'uyuzuza kuyuza n'agace ko simukabona byawe niba tuzi hano wahaga gute wanuri wahagara guhaga niba muri hagire iwanyu byo ntacyo twashaka kurya hano kuko bari batubwiye ngo abantu banze kuza kujya twifata mwashaka kurya umuceri hano iwawe nyine ikibazo twasanya turi babiri kuba mwasanya n'ubundi Yesu hagati gusanya n'umuco ufasha abantu kugira inshuti ufasha abantu ariko biba byiza wajya iwanyu gusangira n'umwana wawe mwana wa biragenda gute se uko bigenda nakuri ni ugutambuka guteka ibyanyu dore turi ku munsi mukuru rwose mbagiye inama ushaka ahandi hantu mujya kuko rwose umuryango wanjye we muraswase umuryango wanyu utera umwaku mwaravumye inama yanjye ni ugushaka ahandi mujya kuko hano wakira umubona rwose urande biraziranuriwe hano batetse umuceri gacera umugongo utera umwaku wa mwana we kandi nakubwiye ntumurikire tugenda utera